Yes nibyo mba mbabwira wa muvumvu wanyu musanzwe muzi kuri Kimonyo TV. Ubaye utarakora subscribe wawe uri mu gihombo cyane gikomeye cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu ni umuvandimwe Kimonyo TV tuvumbuye, ngo ni mukuru wa Kimonyo. Twaje gusanga ngo bamwita Gisimba, undi bakamwita Kimonyo, tukibaza ngo ayo mazina bayavanye. Reka tumubaze, ndakubona uri imbere yanjye, hajya ngo bakwita ngo ninde? Banyita Gisimba. Bakwita Gisimba. Gisimba waje kuritekereza ute? Gisimba ni muntu ki? Gisimba ni umuntu uganira n'abantu. Kandi yahuye na Kimonyo baraganira bakumva ibitekerezo byabo. Kimonyo muraziranye, ariko Kimonyo njya numva ahantu hose ugiye guhaha umuceri ngo Kimonyo, ugiye ugura ikibiriti ngo Kimonyo. Nahuye n'imbwa yikoreye agatebo. Ibwira ko ngo Kimonyo ngo TV. Uyu ni we witwa Gisimba, ngo ugenda ubwira Kimonyo ngo TV, ngo bose bayishishikariza ngo Kimonyo TV turamukunda. Bamukundiye iki rero? Bamukundira ko ari umusitari wa danje, kandi abandi bakavuga ngo reka ese ngo Kimonyo ngo abaho ko konje numva ngo Kimonyo ni umuntu w'umusaza. Kuki mwebwe muvuga ngo ni umusitari? Abasitari b'abasaza babaho buriya, babayeho ku bwarya ku ngoma yandi. Buriya rero impamvu babivuga kuriya, bavuga ngo Kimonyo ngo ni umusaza. Ariko pe nanjye mbibona ari umusaza. Ubona ari umusaza? Ubona ari umusaza, ahubwo babimbwira ngo ni umusore. Nkaho ati Kimonyo ni umusaza, Kimonyo TV ni umusaza. Ariko se nkawe tutaratinda cyane, iyo wumvise nka Kimonyo TV, ukumva abantu bavuga ngo Kimonyo TV, ngo kora subscribe, ngo kora comment, ngo kora share, ngo na liking, ubundi ibyo bintu usanga wowe ikintu baba bashaka kubikorera ni nk'igiki? Icyo bashaka kubikorera ni ukugira ngo Kimonyo azamuke hejuru kuba mukunde. None se yaba kwigisha iki cyangwa yaba yigisha iki umuntu wenda wundi wo hanze? Icyo yigisha rero Kimonyo TV, yigisha ko byose by'abantu bose, abasaza, abakecuru, urubyiruko, usanga bose barimo bavuga ngo Kimonyo turamukunda tugejeje amaterambere. Reka da! None abandi wacu rero hageze umuriro, hageze kaburimbo, imashini zaraje. None se Karame Kimo Gisimba nkawe, ubundi nk'ayo mashanyarazi uyakesha nde? Nyashesha Kagame Paul na Kimonyo. Umusaza Paul Kagame hari byinshi yadukoreye, iterambere ryinshi, amazi, imiriro, kaburimbo, abaturage twarasobanukiwe cyane. Kagame yamaye nagira inka Kimo. Kagira inka? Yamaye yarayimaye doja nanwe amata nzana na nyashi. Reka nzaguha n'inama ujye ubiragirana rwose. Yego cyatimo. Kimo ndakwemeye. Kimonyo TV. Bakora iki? Bakora iki Kimonyo? Super size. Dukore na comment. Ngo ni subscribe na comment na like na comment. Hose Kimonyo TV agereyo kabisa. Muzuri sa. Ese Gisi Karame Kimo, uko tukubonana n'undi muntu, uwo muntu ndabona afite icupa. Wowe nta kintu ufite, nta n'isuku ufite. Dore nkubwire rero, kandi urutoki rubaye tubikesheje ku isuka, ugahe icukura ikinogo, ugatera insina, wamara gutera insina ugakora iki? Ugashyiramo insina n'ifumbire. None wowe ko nta kintu na kimwe mubonana. Mubaza rero Kimonyo ngusubize. Urabona uyu ni umuvandimwe wa Gisimba. Ni umuvandimwe wa Gisimba. Ko numvise ngo Gisimba ngo ni umuntu utangaje cyane, ngo nta kintu, ngo nta n'umuvandimwe ngo agira. Baramubeshyera. Ngaho tubwira amateka ya Gisimba. Amateka ya Gisimba ukuntu yabayeho.
igisimba yabayeho ku buzima abantu badashaka bakajya babona ko bati uriya gisimba bamwitaga Vitali cyara ko n'igisimba ngo yaribaga ngo amagare agatwara ngo ibintu byose agatwara